ikibazo kikaba cyageraga kiti ibikomere dukunze guhura nabyo mu butumwa dukora ndetse no kubaza batugana byaba ari nk'ibihe. Icya mbere rero twabonye n'igikomere tubona kubaza batugana ni ukwangwa mu muryango cyangwa se kwangwa n'umuryango uvukamo bakaguheza pe. Uhuye n'umuntu ufite icyo gikomere umutega amatwi kumwumva ukamugeza ku rwego yumva yiyakiriye biba bigoye cyane nubwo bishoboka. Icya kabiri ni ugufatwa ku ngufu. Uhuye n'umuntu ufite icyo gikomere cy'uko yafashwe ku ngufu bisaba byinshi kugira ngo umufashe kwiyakira, nacyo kiba gikomeye. Icya gatatu twabonye ni ubukene bukabije nk'uko n'abandi babivuze. Ubukene bw'isegiteri zose bigenda butera ibikomere. Icya kane ni ugutakaza akazi, haba ku mpamvu zizwi cyangwa se zumvikana ndetse n'izitazwi. Ibyo nabyo iyo utabyakiriye bigutera igikomere. Noneho utakaje akazi akomereza mu bushomeri. Ashobora kuba umushomeri yarafite akazi akagatakaza cyangwa se nta nako yigeze ariko yarize. Ibyo byose iyo muhuye aba ari amaganya n'ibikomere bikomeye. Icya gatanu ni amakimbirane mu ngo. Ngo z'uyu munsi abagabo n'abagore, abana n'ababyeyi babo usanga bose hari imiburungu n'amarira ndetse bamugana badakomeye cyane kubera ko uburyo twakira ibitubayeho bugiye butandukanye, ugasanga byateye igikomere gikomeye cyane ku buryo akeneye ubufasha bw'abashobora kumwumva. Ikindi ni uguhezwa mu bintu wakagombye kuba ufite n'ijambo. Guhezwa icyo nacyo kibyara gikomeye. Icya karindwi twasanze ari indwara zidakira kuko n'abatubanjirije babivuga. Usanga abantu barihebye, yumva nta cyizere cyo kubaho, akagira ngo arapfa mu kanya cyangwa ejo, ugasanga n'ubukene bushobora kwinjirira umuryango we kandi mu by'ukuri urupfu rutari hafi aho ngaho nubwo arwaye indwara idakira. Ikindi gutsindwa mu mashuri, mu ishuri bishobora guturuka ku mpamvu zigiye zinyuranye ndetse bigashingira no ku mibereho yo mu muryango aturukamo. Mu kanya nimaze kuvuga iby'amakimbirane, ugasanga umwana aratsindwa atabishakaga nta n'uruhare bifitemo, akagerageza bikanga. Icyo gihe yaje kukureba uri padiri, umubikira, umufurere, rwose kumwakompanya ni akazi katoroshye. Noneho icya cyenda twabonye ubupfubyi. Turabizi twese imfubyi zibaho mu buzima nyine buta anormal. Kubaba hafi, kubumva kugira ngo biyakire, biyumve, baharanire imbere heza habo naho biba bigoye ariko birashoboka. Icya cumi kubyarira iwanyu bidatana no guteranwa n'umuryango wawe. Abakobwa babyariye iwabo baba bafite ibikomere bigiye binyuranye bitewe n'uko umuryango wabo bakiriye, bitewe n'uko wamuteye inda amwumva akanamufasha, ariko uwo byabereye igikomere ni ukuvuga ngo iwabo baramutereranye ndetse n'uwamuteye inda akamutererana ku buryo bwose abona kuri iyi si nta hantu agifite umwanya. Rero kumutega amatwi ukamwumva nabwo biramufasha agakomeza ubuzima. Icya cumi na kimwe ni ubumuga bunyuranye. Ushobora kuba ubumuga bw'ingingo, ushobora kuba ubumuga bwo mu mutwe, ubwo bibaho, yenda nyirabwo ashobora kuba yabuvuga kuko waba uri kuri tegeri zigiye zinyuranye. Nabyo twasanze hari ababa bufite nyine ukababera igikomere bitewe no kutiyakira. Icya cumi na kabiri ni ugutotezwa. Aho waba uri hose, ibyo waba ukora byose, urwego rwose waba urimo, ushobora gutotezwa n'abo mukorana cyangwa se n'abo mukuriye, nabyo bikakuviramo igikomere kandi wari uzi ko uri ingirakamaro ndetse utanga n'umusaruro, nuko ugakomereka muri ubwo buryo. Ikindi cya cumi na gatatu duhura nacyo mu butumwa bwacu ndetse no kubaza batugana ni amadeni yandagaye hirya no hino mu bantu bagiye banyuranye.
twarabibonye gusoza uyu umwaka no gutangira undi, ugasanga abantu bagiye bafata amafaranga mu matsinda agiye anyuranye, noneho kuyishyura bikanga, bikarangira hemukiye itsinda zikaba zanduwe. Noneho ayo madeni ushobora kuba ari wowe arimo abandi, cyangwa se wowe bayakurimo wari uzi kuzimeza neza mu gihe runaka, ariko ugasanga ntabwo bikunze. Ndetse n'igihe noneho wamburwa n'umuntu wari wizeye, uhemukirwa n'inshuti yawe magara wari wizeye, nabyo bitera igikomere rwose, ku buryo ushobora no kuzinukwa kongera kuzagira inshuti ukunda ukavuga uti bose gasanze ari bamwe. Noneho ikindi twabonye ubuhemu babyise infidelity, kugira ngo twerekeze muri iyo sansi. Ahangaha ushobora no gufatira ku bashakanye ukuntu bagenda bahemukirana muri umubano wabo, ibyo nabyo turabyakira cyane. Ariko n'ibindi byose umuntu wese mwagiranye amasezerano ku buryo buri ruhande rugomba kuyubahiriza, hashobora kuvukamo ubuhemu bitewe n'icyizere wari ufitiye uwo mwagiranye amasezerano, ugasanga ukuyemo igikomere. Ikindi cya 15 twabonye ni ubuhunzi. Abenshi muri twebwe twarahunze cyangwa se tubona n'abahunze, ariko buriya bitera igikomere kubona umwana wavukiye mu nkambi agakuriramo, agashakiramo, akaboneramo akazi, cyangwa se akakabona no hanze y'inkambi, azirikana neza ko aho ngaho hatari mu gihugu cyabo cyangwa atari iwabo. Ashobora gukuramo igikomere rwose gishobora gutuma n'imirimo ashinzwe cyangwa n'ubuzima bwanga. Ibyo ngibyo rero nabyo bikaba bisaba accompagnement spécial. 16 twabonye gutoneshwa. Ushobora kuba muhurira mu kazi, mu mirimo runaka, mu butumwa runaka, ugasanga bamwe baratoneshwa kurusha abandi. Icyo gihe rero ushobora no gutakaza bonne volonté y'ubutumwa wari ufite, ugasanga n'ubundi ko uruhibusa, ugakurizaho kuba umunebwe, ugakurizaho kwiheba, ugakurizaho kubona ko nta n'icyo umaze. Muri ya mvugo yacu wanazuka. Twikomereze. 17 twabonye ingero mbi dushobora kubona ku bakuru, duhereye no mu muryango rwose. Ababyeyi ushobora kuba umujene, ushobora kuba umwana wavutse mu rugo runaka, ariko ingero mbi z'ababyeyi bawe zikagutera ipfunwe aho unyuze hose. Kuvuga ngo dore umukobwa wa mugabo cyangwa wa mugore warayarutanze ahangaha nimugoroba, cyangwa uhora rutanga ahangaha yambara ubusa, akora n'andi marorerwa, burya bitera igikomere nabyo. Noneho aho ngaho ari mu rugo nifashe urugero, ariko n'ahandi hose mu mirimo n'ubutumwa tugenda dukora, ushobora kugira urugero rubi yenda rwari bakwiye kubaho urugero rwiza, ugasanga biguteye igikomere. 18 ni ukubura ababyeyi kandi bahari, ni ukuvuga ni irresponsabilité parentale. Ibyo ngibyo nabyo bitera igikomere, kubaho nk'imfubyi kandi ababyeyi bahari. 19 twabonye ruswa iravugwa nzanga, kandi ruswa iri mu byiciro bigiye binyuranye. Ni ukubura uburenganzira wari wemerewe, ibyo nabyo bishobora kugutera igikomere. Noneho 20 ni ukubura umugabo cyangwa kubura umugore. Mu rubyiruko ruri hanze ahangaha niho twarebye, usanga nabo barihebye, nuko bigasaba ko twabaherekeza ku buryo bwihariye. 21 itanditse hariya ni kutumvwa n'abari bakwiye kuba bakumva mu bibazo wagize, bakaguha umwanya, bakakwakira, bakagufasha. Iyo wari ugiye umwizeye ariko ukabona ntabwo ashaka kuguha umwanya ngo akwakire, n'ubundi ushobora kuhakura igikomere kiyongera kuri bya bindi waruzanye, nuko ubuzima bwawe bukurikiyeho bukarushaho kuba bubi. Nibyo twabashije kubona nka groupe ya 4. Murakoze.